Impamvu yanteye kuyikora nkanjye nari nararetse kujya muri salo kubera yuko najyagamo abagabo nibo bakoraga inzara, abagabo nibo batwoza mu mitwe, ubwo rero mbona nta gaciro birimo. Kandi niba idini tubuza yuko umugabo yareba umusatsi wawe, umugabo utari uwawe, nta n'impamvu rero kugira ngo umugabo wundi agukore mu mutwe cyangwa agukore ku birenge. Niyo mpamvu yatumye nkora ino salo kugira ngo abasilamukazi n'abandi badamu bose babe free, kugira ngo bajye baza ahantu bisanzuye kandi nta mugabo umukorakora umugabo utari uwe. Niyo mpamvu nyamukuru. Nabwira n'uwo ari we wese ushobora kubona iyi video ayisakaza, uwo ari we wese uzi abashiki bacu bajya mu masalo bakoza imisatsi yabo bagakora ibyo ari byo byose babikorerwa n'abagabo, cyangwa se aho bakorera hinjira abagabo bakabareba. Uyu niwo mwanya, ni nacyo gisubizo twabonye cyo kugera hano. Ni hafi ni kuri 40 kuri arete zamuka zijya mu mujyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntibyari bimenyerewe rero mu Rwanda, twari dusanzwe tubizi mu bihugu by'Abarabu cyangwa se mu bihugu bya Kisilamu kubona salo y'abakobwa gusa, nta mugabo urimo. Ibi ni igisubizo kuri bashiki bacu b'abayisilamukazi, ndetse n'uwo ari we wese wumva ko agomba kugumya ku cyubahiro cye, atakagombye gukorwa n'umugabo uwo ari we wese abonye, kuba yamukora mu mutwe cyangwa se kuba yamwoza ndetse kuba yamutunganya n'umusatsi we. Kuko ibyo rero mbere na mbere wenda kugira ikindi twakongeraho, turi kumwe na mushiki wacu rero nyiri salo, ubwo twamubazaho iyi salo yaba iherereye, dore ko hari benshi banga kujya mu masalo bitewe n'uko bari buhuriremo n'abagabo, bari bubonemo abagabo, cyangwa se abagabo bari babone umusatsi wabo, cyangwa se bari buvanemo hijab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salo yitwa Elisha Salon, iherereye hano kuri 40 mu cyapa kijya mu mujyi neza, ahamenyerewe nko kwa Buyers House. Ugeze aho ngaho uhita ubona icyapa naho ngaho. Kuri arete neza ukivamo kuri floor hasi. Aha, kuri floor hasi. Ubwo ibyo rero iyi salo ije nk'igisubizo. Nyamuneka mushiki wanjye wumva ko wakorwamo mu musatsi, cyangwa se wasukurwamo mu musatsi n'abagabo, uyu niwo mwanya wo kubireka ukaza inaha. Si ukwamamaza gusa, ahubwo ni igisubizo kuri bashiki bacu bari basanzwe bakoresha imisatsi ariko bakayikoresha mu buryo butemewe, na babandi bari bafite ubwoba bwo gukoresha imisatsi. Hano rero ni ukuyikoresha nta kibazo ufite, ndetse hari na sekirite. Muraza kubibona ko winjira mu muryango handitsemo ko hinjira abadamu gusa. Nanjye kwinjiramo nabanje gusaba uruhushya, cyangwa se nabanje guhamagara. Kubw'ibyo rero nyamuneka muhindure gahunda, muze dufashanye nk'uko Allah bitubwira, malakum la tanasarun, muze dufashanye. Kubera iki mudafashanye? Mu gufashanya kwawe rero ni ugushyigikira mushiki wacu kuri iyi gahunda azanye, ndetse ukitabira hahandi wajyaga babagabo bagukoragamo, ukabasezerera ukaza muri bashiki bacu, dore ko bose ari abayisilamu. Abantu bose bakora hano ni abayisilamu, ndetse numva neza rero ko na gahunda ya Kisilamu iri buze gukurikizwa. Ibyo rero wenda ikindi twabaza mushiki wacu tutamutindiye, ni iyihe mpamvu yatumye wumva wakora iyi salo? Impamvu yanteye kuyikora nkanjye nari nararetse kujya muri salo kubera yuko najyagamo abagabo nibo bakoraga inzara, abagabo nibo batwoza mu mitwe, ubwo rero mbona nta gaciro birimo. Kandi niba idini tubuza yuko umugabo yareba umusatsi wawe, umugabo utari uwawe, nta n'impamvu rero kugira ngo umugabo wundi agukore mu mutwe cyangwa agukore ku birenge. Niyo mpamvu yatumye nkora ino salo kugira ngo abasilamukazi n'abandi badamu bose babe free, kugira ngo bajye baza ahantu bisanzuye kandi nta mugabo umukorakora umugabo utari uwe. Niyo mpamvu nyamukuru. Mu gitekerezo cyiza, Allah akwishimire, azashyiremo n'umugisha, bibe intandaro yuko abantu bayigana kandi bibyunguke mu mpande zombi, haba baza bakugana ndetse haba nawe ubwawe. Kandi noneho no kugerageza kugira inama ko abayisilamu icyo tuzwe ni ukugirana inama nziza, ni ukwirinda uwo ari we wese ushobora kuza akubwira ko ushobora gushyiramo ibindi bintu bitemewe cyangwa se ibintu bihabanye n'Uwisilamu,
kugira ngo ubashe kugira byinshi cyangwa se kunguka byinshi, kubera ko muri izi gahunda z'amasaro cyangwa se muri izi gahunda z'ubucuruzi hari ibintu byinshi bizamo bitemewe, bitewe n'uko abantu bakabikora bagambiriye kubona kugwiza umutungo mwinshi ariko bitemewe. Ubu ibyo rero ku nama zacu tuba tugomba gufatikanya ni ukwirinda ibyo bintu byatuma umuntu ahabana cyangwa se ajya aca ukubiri n'idini ya Islam. Nanone ni ugushyigikirana, nabwira n'uwo ari we wese ushobora kubona iyi video ayisakaza, uwo ari we wese uzi abashiki bacu bajya mu masalo bakoza imisatsi yabo bagakora ibyo ari byo byose babikorerwa n'abagabo cyangwa se aho bakorera hinjira abagabo bakabarira. Uyu niwo mwanya, ni nacyo gisubizo twabonye cyo kugera hano. Ni hafi ni kuri 40 kuri arete zamuka zijya mu mujyi, kuri floor hasi rwose uraza bakagutunganya ndetse ugasa neza umusatsi wawe, ndetse ntutakaze n'icyubahiro cyangwa se ntugire uwo wereka imitako yawe utari mubo wemerewe. Ubu ibyo rero wenda turasoza, tuzagenda tunabiganiraho. Ibi ni bimwe mu bisubizo twari dutegereje cyangwa se twakagombye kuba dutekereza cyangwa se gukorerwa, kubera ko bashiki bacu hari limit cyangwa se baba bari limite kugira ibyo batunganya. Ugasanga umuntu ari tayari kujya koza mu mutwe ariko yabuze aho yogereza mu mutwe, kandi biri mu byiza. Gutunganya umusatsi wawe biri mu byiza, bishobora no gutuma urugo rwawe rugenda neza bitewe n'uko n'isuku, ariko aho ubikorera ni hehe? Iyi rero iki ni igisubizo gikomeye, ni na cyiza. Dusaba Allah ko yatera inkunga mushiki wacu agatera imbere no mu bindi byose. Dusaba Allah ko yatera abayisilamukazi bose aho baherereye bakaba impamvu cyangwa se bakaba igisubizo cy'ibibazo bashiki bacu bahura nabyo, harimo n'iki ngiki cyo kuba umuntu yakoresha umusatsi ariko akabura aho awukoresha bitewe n'uko ntahizewe cyangwa se nta hantu h'umwihariko h'abayisilamukazi. Ndetse si n'abayisilamukazi, n'uwo ari we wese, umudamu wese cyangwa se umukobwa wese wumva ko ubwambure bwe cyangwa se umusatsi we utagomba kurebwa n'uwo ari we wese kubera kwihesha agaciro n'icyubahiro, hano n'ikaze kugira ngo babashe kubatunganyiriza ibyo byose kandi banababikire n'icyubahiro cyabo. Tukaba dusoje rero, ubutaha inshallah tukazatugenda tuganira kuri ibi bintu, ndetse nanabashishikariza yuko sharinga abantu bose bakabimenya, abantu bakamenya hano na babandi bajyaga ahandi bakozwa n'abagabo babona umwanya cyangwa se icyo ari cyo gisubizo, n'abandi aho ariho hose bari bafite ubwoba cyangwa se bajyaga bagira ikibazo cyo kujya mu masaro agiye atandukanye adafite sekirite cyangwa se adafite amabwiriza, ushobora koza mu mutwe nta n'ikibazo cyangwa se nta kintu wangije. Dore ni ahangaha muri Elisha. Ubwo rero gahunda zose bakazigutunganyiriza, ndakeka n'ibindi byose babikora. Turabikora ibintu byose bijyanye n'ubwiza, turabikora ibintu byose rero bijyanye n'ubwiza, murabyumva, kandi bidahabanye cyangwa se bitagiye kure n'Uwisilamu cyangwa se n'indangagaciro za Kisilamu. Ubwo ibyo rero umwanya ni uwawe, nimero uraza kuzibona hasi. Ni byiza ko wowe ubonye iyi video washaringa kugira ngo ahandi hose bayibone. Kubw'ibyo rero turamushimira, dusabana Allah ko iyi ntambwe ateye Allah yishyiramo umugisha, agashyiramo umugisha n'izi gahunda z'abayisilamu ndetse n'abantu bose bakamugana, akabasha kubona inyungu hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka, akaba muri babandi babaye impamvu yo gusitiri abayisilamukazi bitewe na gahunda cyangwa se na serivisi yafunguye. Rero turamusezera tunamusabira ko Allah yashyiramo baraka, tunabwirana cyangwa se tunibukirana yuko abayisilamu aho bari bose bagomba gufashanya, bagomba gushyigikirana nk'uko Allah bitubwira, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Tugirane inama, tunashyigikirane mu kugandukira no mu gutinya Imana, turamenye tuzashyigikirane bikoza soni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.